Ku itariki 3 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo ubwato bw'ubwoko butwara abagenzi bwagombaga guhaguruka ahitwa Iminovo bwerekeza muri leta ya Congo i Goma. Ubu bwato bwahagurutse Iminovo saa 12 za mu gitondo, bivuze ko ni ku munsi w'ejo. Bwari butwaye abagenzi benshi cyane nk'uko mubibona, bari bapakiye hasi no hejuru. Ubu bwato bwagombaga kugera muri leta ya Congo, bwaje gukora impanuka bugeze hagati mu Kivu. Imva n'imvano y'ubu bwato n'icyateye iyi mpanuka nk'uko byagiye bitangazwa na bamwe batandukanye cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bibivugaho, byose tugiye kubishyira hanze. Ubu bwato ababyeyi, abagabo, abadamu n'abakobwa abenshi babaye imfubyi. Ubu ngubu tuvugana, ubu bwato bwari burimo abana benshi cyane ndetse n'abadamu, tutibagiwe n'abagabo. Abantu bagera kuri 350 ku mugoroba wo ku itariki 3 z'ukwezi kwa cumi nibo bari bamaze kubarurwa ko bamaze kwitaba Imana. Twakomeje kubona video nyinshi zicicikana zagiye zica ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi babinuye, bamwe na bamwe bagenda babakanda kugira ngo babavanemo amazi barebe yuko hari ababa bakiri bazima. Umwe mu barokotse iyi mpanuka y'ubwato yavuze ikiganiro gikomeye cyane mu rurimi rw'igiswahili asobanura icyateye iyi mpanuka. Dore amakuru yagejeje ku bari bahanze amaso ikiganiro yari ari gukora. Yavuze yuko ubu bwato butwara abagenzi bwari bupakiye abaturage benshi, nyamara akomeza kuvuga yuko ubu bwato bushobora kuba bwari bwarengeje ibiro cyangwa se umubare w'abantu bugomba gutwara. Yavuze ati, ahangaha muri ubu bwato icyagaragaraga ko turi benshi, iyo umwe yahagurukaga akajya ku ruhande rumwe, ubwato bwahitaga buhengamira uruhande rumwe, undi nawe yahagurukira ku rundi, ubwo bwato bugahita bwongera bugahengamira kuri urwo ruhande. Ni ikintu akomeza avuga yuko aricyo gishobora kuba cyateje iyi mpanuka, uretse ko haje kuzamo n'umuyaga mwinshi cyane, bituma ubu bwato butabasha kugera i Goma mu mujyi wa Congo. Aha Iminovo ubu bwato bwahagurutse, abantu babona yuko rwose ari bwiza cyangwa se bikiri byiza, nta kibazo na kimwe biri buteze. Nyamara bageze hagati mu mazi, nk'uko muri kubibona, byaje kwisubiramo. Ibyari ibyishimo bibyara amarira n'agahinda kuri bamwe. Ni urupfu rukomeye cyane rw'abantu benshi cyane, ni amarira, tunaboneraho kwihanganisha imiryango yaburiye ababo muri iyi mpanuka y'ubu bwato. Amwe mu mato yari ari hafi yabisikanye n'ubu bwato bwazamukaga ubundi bumanuka. Ni bamwe mu bafashe aya mashusho muri kubona, turi kubashyirira kuri screen zanyu mbere y'uko buriya bwato burohama cyangwa se bwiyubika. Urareba yuko hano ku ruhande hari ubundi bwato buri kumanuka aho buriya bwazamukaga. Aba ngaba bakibibona bagize ubwoba bwinshi cyane, nk'uko mubibona bamwe bari bitendetse ku mpande. Ikintu cyatangaje abantu ni uko abari kugaragara bose bambaye imyenda y'imikara. Urabona ko ubwato byaje kurangira bwiyubitse, umusare n'abandi ibyo byose ntabwo bigeze baboneka. Icyakoza cyo nk'uko bishinzwe cyangwa se nk'uko ababishinzwe bakomeza kubivuga, baracyari gushakisha abenshi baba bagiye baburira muri ubu bwato cyangwa se